Aina agiri kuzamo neza. Kari kugaragara u Rwanda. Twifotoze. Muraho neza abakunzi ba AEO TV. Nkuko dusanzwe tubizi rero uyu ni wa mwanya tubagenera amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa ukiri mutoya cyane, umunyonzi w'igare. Abenshi mwagiye mumubona rero muri Tour du Monde, isiganwa ry'amagare ryo ku rwego rw'isi riherutse. Ngira ngo mwese mwese mumumenye. Uyu munsi rero uyu ni umutumirwa dufite, tuje kugira ngo tugire ibyo tumubaza bigiye bitandukanye, kugira ngo arusheho kudusobanurira iby'igare neza. Twebwe dushobora kuba tubona iby'igare ariko tutabisobanukiwe. Uyu munsi rero twamutumiye kugira ngo aze atubwire, anaduhe ibigwi bye muri Tour du Monde, amarushanwa agenda akora hirya no hino atandukanye. Araza kutubwira icyo ateganya, kandi araza kutubwira n'andi marushanwa ari imbere mu minsi iri imbere bagiye kujya bakora. Reka tumuhe ikaze rero, tugwaye ikaze imbere y'abakunzi ba AEO TV. Twagiraga ngo bibwize. Murakoze. Ongera ijwi. Murakoze. Amazina ni Masengesho Ivona. Ndi umukinnyi umukino w'amagare. Nkuko yabivuze, nitabiriye amashampiyona atandukanye, harimo na shampiyona y'isi. Nitabira n'andi makuruse menshi agiye atandukanye mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda. Nkaba niteguye no kuzitabira andi marushanwa y'andi mashampiyona, harimo nka shampiyona ya Afurika ndetse n'andi mashampiyona yose. Yego, murakoze. Ejo bundi tukubona kuri televiziyo nyarwanda ndetse no kubitangazamakuru by'isi, cyane nka France 24, twagiye tukubona, ariko tubona uri umwe mu bakobwa bakiri bato babashije guserukira u Rwanda. Ese twagiraga ngo utubwire icyo wagendeyeho kugira ngo baguhitemo muri timu yose, kugira ngo baguhitemo. Ariko mbere yuko baguhitamo muri timu, twagiraga ngo tumenye ubundi, turabizi uri umukobwa w'umunyarwandakazi, ukinira iyihe timu? Timu yawe ni iyihe? Ni ibihe bintu byagendewe kugira ngo timu yawe iguhitemo nk'umukinnyi mwiza uzabasha guserukira igihugu cy'u Rwanda? Murakoze. Icyo bagendeyeho, bagiye bafata nyine abakinnyi baba baritwaye neza mu yandi makuruse atandukanye. Timu yanjye nyinera nyine ni timu Ndabaga Women Cycling Team. Nkuko wabivuze, icyo bagendeyeho bafata abakinnyi bazitabira shampiyona y'isi, bagiye bafata buri bakinnyi babiri muri buri cyiciro babashije kwitwara neza. Nko mu cyiciro cya junior y'abakobwa abatarengeje imyaka 17, bafashemo abana b'abakobwa babiri, uwatwaye shampiyona ndetse n'uwujya uwa kabiri. Mu cyiciro cy'abakobwa batarengeje imyaka 23, bafatamo abakobwa 4 nabo bo mu ikipe Ndabaga Women Cycling Team. Mu cyiciro cy'abakobwa bakuru aribo bavuga baba women, bafatamo abakinnyi 5 bo mu makipe atandukanye, harimo ukinira Team Raidri, Team Amani, Team Kanyoni ndetse n'ukinira Team Benediction Club. Yego, nendaga kumenya icyiciro wowe muri ibyo. Hari icyiciro cy'imyaka munsi ya 17 no munsi ya 23, ubarizwa mu kihe cyiciro? Icyiciro mbarizwamo ni mu cyiciro cya 17. Biragaragara ko wakubona yagira ngo uri umuntu mukuru, ariko nkuko mubibona rero aratubwira ko ari mu cyiciro cy'imyaka 17. Yakinnye mu cyiciro cy'imyaka 17 aserukira igihugu. Twendaga kumenya impamvu nyamukuru, niyo nakomeje nkubaza. Ese watubwiye ibyo bagendeyeho mu myaka 17 muri timu yanyu, ubundi baguhisemo, wari usanzwe n'ubundi ubaserukira se mu myanya ya mbere? Wabaga wakangaye muri timu Ndabaga Cycling Team?
bisanzwe mba uwa mbere mu makuruse menshi agenda aba nyine atandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni nanjye watwaye shampiyona ya junior uyu mwaka abe muri ITT individual time trial na road race. Ninjye wabaye wa mbere, ninjye watwaye shampiyona y'u Rwanda y'uyu mwaka 2025. Yego, ni byiza. Rero bakunzi ba AEO TV, uyu ni Masengesho Ivona, wa wundi mwagiye mubona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ku rwego rw'isi. Uyu munsi rero turi muri GS Gikaya muri Saint Bernadette, ni ishuri ryisumbuye aho yabashije kwiga, ni naho hantu yabashije kwiga ahigira primaire na secondaire kuva mu wa mbere kugera mu mwaka wa gatatu. Uyu munsi rero yari yaje kureba, gusura na ndetse aje gukomeza kwishimana n'abavandimwe, ariko turakomeza tumubaza ibibazo. Ese muri team ya Ndabaga waruhagarariye cyangwa se igihugu cy'u Rwanda waruhagarariye, nabonye abakinnyi bose batararangije isiganwa, wowe waba wararangije isiganwa? Jye naragerageje isiganwa, nararangije muri ITT individual time trial, kwitwara uri umwe nyine bakareba ibihe wakoresheje. Nagerageje kwitwara neza muri Afurika, najemo ndi wa kabiri. No muri road race naho ntabwo byari byoroshye, twari bukine ibirometero 75 ariko naryo nararisoje. Yego, ni byiza. Birumvikana wakoresheje imbaraga zawe zose. Ntabwo uyu munsi ntabwo turamenya imbaraga mukoresha kugira ngo ukore ibirometero 75 ku muvuduko nk'uriya. Kagiraga ngo utubwire ibanga ni irihe? Ibanga narinde banga nuko abatoza bacu kuva se nyine ku batoza b'ikipe ya Ndabaga, coach aradufasha cyane, ndamushimiye. Hanyuma no mu ikipe nationale nyine aho abatoza bacu bose babasha kudusapotinga bakatujyana mu ikipe nationale, naho twagezeyo baradufasha. Abastaff badukorera massage, buri kimwe nyine barakitumenye n'imyitozo ihagije. Yego, none rero wenda tutatinze, ufite umwanya muke nk'uko wabitubwiye, kwendaga kukubaza mu minsi iri imbere murateganya iki? Ni irihe siganwa muteganya? Ariko mbere yuko nkubaza mu minsi iri imbere, hari siganwa nanone nigeze kukubona ejo wundi ku itariki, ngira ngo sinibuka itariki, ariko ni mu cyumweru gishize muri uku kwa 10 kwa 2025. Iryo siganwa mwakoze ho waje ku mwanya wa kangahe? Ese byagenze biti? Isiganwa ni Kirehe race, yabereye Kirehe, yabereye ahantu hagiye hatandukanye. Bamwe bahagurutse Kigali berekeza Kirehe, natwe duhagurukira mu rugabaniro rwa Kayanza na Rwamagana tuza Kirehe natwe. Nkuko nabibabwiye, mu batarengeje imyaka 17 ninjye n'undi wabaye wa mbere ndayitwara. Yabaye iminsi 2, umunsi wa mbere ninjye wayitwaye, no ku munsi wa kabiri nabwo twakoreye Kirehe tugera ku mupaka tugaruka tuzenguruka akarere ka Kirehe Mamarapu, naho ninjye wayitwaye nabaye wa mbere. Ni byiza rwose, nibyo gushimirwa. Nendaga kukubaza nayahe masiganwa muteganya mu minsi iri imbere, muzayakorera hehe, biteye biti? Amasiganwa ari imbere ateganyijwe ni shampiyona ya Afurika, maybe kazabera muri Kenya. Gusa nyine after shampiyona ya Afurika dufite n'indi nayita Game of Africa, nayo zitabirwa n'Abanyafurika gusa. Ndumva ariyo marushanwa akomeye. Gusa hari n'ayandi ari imbere mu gihugu cy'u Rwanda nk'Akagera race n'andi maresi atandukanye aracyarimo muri uyu mwaka. Yego, rero mwakoze kubana natwe.
dukurikije umwanya mufite tuzongera tubatumeho kugira ngo mujye murushaho gushishikariza urubyiruko. Ariko mbere y'uko usoza, ni izihe nama wagira urubyiruko kugira ngo nabo muri iyi siporo y'amagare kuba bakwitabira? Ni izihe nama wagira urubyiruko? Inama nagira urubyiruko, nahera nko ku babyeyi babo nyine, bakajya babashishikariza nyine, bakajya bareba nyine impano abana babo bafite ntibaziherane, kuko nyine abana benshi baba bafite impano, kugira ngo zizamuke ni umubyeyi ubigiramo uruhare akagufasha nyine. Bakajya nyine no ku bigo by'amashuri bigaho, bakajya bagerageza abarezi babo kureba impano bagiye bafite, bakabafasha nyine zikaba zazamuka. Yego. None se wowe mu mpano, hari igihe umuntu agira impano ariko izo mpano afite akaba hari aho azikomora. Ese mu muryango wanyu hari ahantu waba ukomora impano yo kunyonga igare? Yego, mu muryango impano y'igare irimo. Musaza wanjye nawe Jean Dode nawe yari umukinnyi utwara igare nyine, nawe yabikuriyemo, yanabibyirukiyemo. So no muri famiye harimo abandi bantu bamwe na bamwe nabo bakina umukino w'igare, harimo n'ababiretse, gusa harimo n'abakiwukina. Uwo Jean Dode se azwi ku yahe mazina yakina? Ese mu ma etape cyangwa se mu isiganwa hari imyanya ya hafi yajyaga azamo? Ntabwo yabashije kuzamura impano ye cyane. Yari afite umutoza ari nawe koca wenyine, koca John, aza kwitaba Imana. Gusa nyine nawe yaratangiye kuzamukamo, gusa nta mashampiyona akomeye yari agatangira kujya akina. John apfuye nyine impano ye isa nk'isubiye hasi, ntabwo yese abasha kuba yabona ubutabazi nyine ngo akomeze azamurirwe impano. Biba ngombwa ko adakomeza gukina umukino w'amagare. Gusa nyine ntiyanyurwa, aravuga ati reka mushiki wanjye ansimbure arebe ko wenda we byazakunda. Turabashimiye rero. Aha ni kuri AYO TV nk'uko twakomeje tubibabwira. Uyu ni umwanya twageneye abatumirwa. Uyu ni umutumirwa nk'uko twabibabwiye, amazina ye arazwi kuri Masengesho Yvonne, nta muntu utamuzi. Wigiye kuri YouTube channel ubasha ukandikamo UCI 2025 isiganwa Tour du Monde yabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Niwe mu batarengeje imyaka 17 basohokeye igihugu. Yasohotse rero mu bantu babashaga kugenda basohokera igihugu umuntu umwe babara time ari bukoreshe. Yasohotse muri BK Arena ari uwa mbere kuri ayo masiganwa. Rero Masengesho turagushimiye, ariko turakomeza tukwifuriza ishya n'ihirwe, kandi turakomeza rwose kukuba hafi nk'abarezi bawe. Twebwe rero twari turi kumwe namwe, turi abarezi ba Masengesho Yvonne, twabanye mu ishuri rikuru ryisumbuye, ari nayo mpamvu dutewe ishema no kuba turi kumwe n'umwana wacu kandi akomeza kwibuka aho yakuriye. Ubwo rero nagiraga ngo mu minota 2 usezere, cyangwa se mu munota umwe usezere abakunzi ba AYO TV, kandi utwizeze niba tuzakomeza kubana kuri channel yacu mu gihe cyose twaba tugukeneye. Ndabashimiye bakunzi b'icano. Icyo mbijeje nuko nzakomeza kugerageza nkazamura impano yanjye. Igihe nzagira amahirwe nyine ikaba yarazamutse ikomeye, nzabasha no kujya nzamuramo na bagenzi banjye, mereye ku kigo nyine narereweho, nanakuriyeho, ni nacyo natangiriyeho. Ubwo niho nzahera mbasha kuzamura impano z'abana babo. Yego, murakoze cyane. Biragaragara ngo dufatane ifoto kumwe n'abanyeshuri biganye, murebe ikigo yigagamo kandi murebe n'abanyeshuri bagiye babana. Murabona yagerageje kwambika barumuna be imyambaro y'isiganwa, abahamagarira kuza muri Tour du Rwanda.
cyangwa gukunda isiganwa. Ubu ni uburyo rero akoresheje bwo kugira ngo akundishe urubyiruko barumuna be babashije kubana gukomeza gukunda umukino w'igare. Rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Akoze.